Nshuti muteze amatwi Radio y'u Rwanda namwe bakunzi b'ikinamico mwiriweho murasuzwa na Nyirarukundo Xavera. Uyu mugoroba itorero indamutsa rya RBA ryabateguriye umukino witwa Bene Kanyarwanda wanditswe na Munyaneza Innocent. Ni mukurikira umukino. Gendera komera kabutindi we komera ye ariko sha ndakumva ko mbona ujenjetse sha ahubwo urimo kudufasha mu gutsemba abatutsi cyane rwose kuko nanjye nicyo nibazaga niba turi kumwe kuko aho twaraye tugiye gukora rwose bigeze kubona ngo nanjye nari nagiye mu kindi gitero hari hakurya kwa Rwamanywa sha mfasa ahubwo sha twahasahuye ibintu sha yaba wari uhari ngo nawe witwarireho ariko byari amashiraniro nizere ko mudahugira mu byo gusahura ubundi bagira icy'ingenzi mbere yo kugira ikintu dukora hano tuba tugomba kubanza kwinyuguza abantu baho bose tuhasanze utyo uranyumva ku buryo hadasigara n'uwakirazira uzaba ari inkuru tugomba kubatsembatsemba ku buryo bazasigara babaza aho muri bwo kuko basaga uranyumva kubatsembatsemba nyine maze se niba kwa Rwamanywa hari n'umwe waduciye mu ntoki sha bose twakubise twarangije hano uzaba ari inkuru wasigaye ndabemeye kabisa twebwe aho twagiye nta n'itafari rigeretse kuri ni twahasize baza si inka zawo uko twasigenza zimwe neza inka zishyiraga ku makoma se nyine ubundi mugazisogora ngo tuzishyira ku makoma ayo mahirwe se zayakuye hehe twayigabanaga igenda icyo umuntu akuyeho akajyana ko mwazishurwa agashinyagurura ariko ntukazetse ba nyirazo tubica babona urumva ibisimba ari byo twagiriye ahubwo se we uriya musore n'umukozi sinde bari mu ngabo kwa se buri koko se uriya se mugabo wikoresha kandi avuye kuvoma ahubwo se sha aba batwihishije ku buryo bakidegenja gutyo maze ubonye ngo tujye kugeza ubwandi shano kino tutaraburangiza mugabo sha we mugabo Karame Kadende we mbese uko babaye Kadende umuzanye utapfana ikirizo kampamwe apfana iki namwe sha ariko Kadende rwose ibyo ni ibiki ubuzana ko ndi mugenzi wanyu twabyirukanye kuri uyu musozi mbese ko tubyirukana nawe uzabaze ntacyo dupfana n'inyanga Rwanda nk'aho mubwire sha ubwo rero wanyu muri degende nta karabakorwa ko ni mu nyumvira mwuka byarana haguze ubwo murakomeje cyangwa no kugira ngo muntere ubwoba gusa ngo tugutera ubwoba aho ni witwaza ko twakoraga imisiri wanyu sha ukagira ngo ibyo ngibyo nge icyo tutabirebera izuba ngewe ntacyo dupfana n'inzoka urumva ntitukururinda twebwe ariko urashyogoranye n'uyu musheze mu bikisha ko mu kanya baza kumenya abo turimo murabeshya shaga urukimbwa kahiye karashyako niko kabuti cyangwa tugende kwipanga neza urumva ngaho shamuga jana ayo mazi maze mukarabe mubanze mwiyeze neza wenda ijoro ryazabakira tugende sha ese nerere byose n'ibyabahoto n'ibiki sha twatse arewe ntawukanda murende yewe reba hariya papa reba hariya hakurya ari we dore kariya akazu karimo gushya yewe papa dore n'akandi karafashwe biriya ni ibiki ariko waba umwana wanjye ubwo urabona inzu zishya kuko kumva ari byiza ndenganiza umwana n'umutagatifu ntazi gupfa n'ibikira ubwo wigiriye mu nzu turaje tugusobanurira ibyariye amazu arimo gushya nganjira mu nzu segira vuba aha ubwo uje kwirebera utuzu turimo gushya ko waretse nkayirebera oya wumvira so winjire mu nzu nta kindi ubaza ntuncishije gusa umwana ari mu biti ko ndeba birimo kuza bidusatira turaza abantu ngo tuzerekeza he koko wahora n'icyo mubwira ko byariye amazu arimo gushya yewe dore no kwa Petero barahashumitse we yewe kubanza niba tudashatse aho duhungira natwe birara bitugezeho koko yewe ndabyibuka ibintu biba mu umwana nibaza utubazo nk'utu tw'amahoro wacu nta bindi no gushaka ukuntu twahungira mu bigo by'abihaye Imana rwose kera mbese duhungira muri za misiyoni yewe ibyo ubu byo ndabona bifite ubukana
ubanza no mu misiyoni bizadusanga badatinya kugira n'abantu bene aka kageni bareka no kuba ahantu hatagatifu ahubwo ya mugabo yaragize hano ngo dufate twamuze tumenengane tugenda kuko ndabona nidutinda mu makoni matwese akabura n'uzasigara bari nk'uko ahubwo se singu yaraje n'amazi twamutumye muga ko watinze wabaye amahoro kuri kano mwana wa ibyo mwambariraga kera ndimo kubyibonera tangatanze hirya no hino ko naho mushiki wawe arimo kubona amazashya bayashumika ngo kumva ari byiza mwana wanjye se wowe uvuye hanze aho ngaho urumva se impumeko yawe imeze tubwire mwana wa ubonye bimeze gute ndababwira se mbabwira iki bimeze biti se ko nsize bakabutina n'akadende mu migambi yo gukora igitero kigiye kuza hano ahubwo niba tudashatse aho duhungira hakiri kare turashize turashize rwose ariko se urumva iyo nyana y'imbwa kuko ngo ni kabutindi nari nzi ko ariyo iza kuturwanaho none nigiye kutuyobora igitero cyakubwira icyo yabona ibi ni ibiki koko ko byibuze na kera bubahaga n'uwabagabiye oya yaguteraga ubwoba mwana wa kabutindi nafataga nk'umwana mu rugo twageza naho turagize inka yacu niwe wadukorera ibyo koko uburyo yambwiraga nabonaga bitasanzwe oya ntabwo yabimuje muyagazi banyinshi ariko iyi ngiyi rwose y'iki gihe ejo ari simusiga nta wundi rero mureke dufate ibishoboka byose ubundi dukuremo akacu karenge rwose ishyano ritari ryatugwira turahungira wese ahubwo ko numvise ahantu hose barimo kuducura inkumbi ni ugukora uko dushoboye tukabona tugeze kuri paruwasi yo hakurya ahangaha yenda inzu z'imana zo bazazubaha tuharokokere ngaho reka twinjire mu nzu uduhe ku mata y'inka zacu bwa nyuma nduzi ko arizo baza guheraho ngaho nimwinjire mugire vuba bataratugeraho byose bikaba imfabusa intambara ziragwira mwajyaga mubimbwira nkagira ngo ni ibintu by'i Rwanda ubu se tuzabikiga dute ko numvise abahiga ngo bagomba kudutsembatsemba ku buryo ngo umwana azasigara abaza ku rwego rwacu bwase bihorere mwana wanjye ntabapfira gushira n'ubundi barabigerageje inshuro nyinshi kandi ntitwashije nta kundi twinjire mu nzu turebe uko nyoko yatugenza ubundi dukamura impfundo turebe aho twerekeza aho gupfa umunsi umuntu yapfa ejo ariko se mwakwinjira mwagira uwamahoro turakomeza tumuhishe ibirimo kuba kandi nawe mureba nubwo akibyuka atazi ibipfa n'ibikira ariko mushiki wanjye ni mukuru bihagije icyo twamusobanura akabyumva ariko atagiye kubona urugogo rumugwira atabizi akareka ubutesi arimo kandi ibintu byatugeze ahubwo ngaho twinjire mwana wanjye rwirangira muhungu wanjye ko ndeba inzu yacu yakubanye ntoya wabuze amicaro biti ntabona amicaro se urabona ibintu birimo kuba mu gihugu ari amahoro nta by'ibintu byadogereye ariko humura twe ntituri mu bahigwa ryamusinzire mama ngo ryame nsinzire nta kibazo abantu barimo gupfa bazira akamama oya none se uragira ngo ubikoreho iki ko wagira ngo abantu bari hanze habariye amavubi nayo yabushara mwana wanjye barabeshya ariko imana izabahana kwica abantu ntacyo babahora ngo nuko ari abatutsi gusa izabaha nabyo ubu se kuko ndakora iki ngo ndokore umugabo w'inshuti yanjye twakoranaga ibintu byose ku ishuri iryo risubiza aho urikuye muhu ab'imana yakuyeho amaboko ni wowe se urajya kubarokora urikize oya mama oya risubiza aho urikuye imana ntiyabakuyeho amaboko kuko twabishaka tutabishaka twese turi abana b'imana yiremeye mu ishusho ryayo kandi bakunze none se niba twese yaraturemye mu ishusho ryayo abo bapfa bazira ubwoko bwabo barimo kuzira iki koko none se ikibi hari ahandi gituruka atari kwa Sekibi ubwo nyine abantu bateye umugongo imana barimo kumvira umwuka mubi wa Sekibi utubwiriza kwitandukanya n'abandi ngo ntacyo dupfana kandi twese duhumeka umwuka umwe tuva amaraso amwe n'ibindi nuko rero ntaho nkwemerera kujya si wowe Yezu ugiye kongera gupfira abantu rwose umva mama urampunda sinoga ngewe sinemera ko umugabo apfa ntagerageje no kumutabara kandi ari inshuti yanjye magara oya ariko ubwo urivugisha ibyo ahari ntuzi uko ibintu birimo kugenda ngo ibintu birimo kugenda biragenda bite se ko ngewe nta kintu nzi ndakubwiye ngo iyi muyaga ifite indi sura izindi zitahoranye uzi ko barimo gusanga umuntu yahishe undi bakamusaba kwiyicira uwo yahishe barangiza nawe bakamunyuza mu ryoya ngo ni icyitso nk'ibindi uri kumva ukuntu ibintu bitoroshye aha
n'ishyano. ubu se kuko nemere mugabo wamunyicane ntacyo nkoze ngo arokoke. Sinzi icyo wakora ko na mubyara wawe Minani se wari kugufasha kumurokora, ari we wirirwa ayoboye ibitero byabiciye bikabicikiriza muri segiteri. Uragira ngo ugire ute mwana wanjye? ahubwo yanyibukije mama. kuki Minani nari namutekerejeho ra? buriya kuva ari ingabo igenda imbere y'abandi buriya ntawamukeka aramutse anyemereye kumuhisha. ariko nawe ubanza ugira ngo usetse. Minani se umaze gushiramo ubumuntu, Minani washizemo ibihaha yivugana bene Adamu, urumva yakumarira iki kuri atakigira impuhwe? ariko sumba ikinze ni koko urabigira ko nashobora kwipfumbata mu mwanya wanjye mugabo ari mubazabira ko. ayiwe njye ndumva twamusengera yanapfa akaruhukira mu biganza by'Imana. nibyo kuko icyo gitekerezo ni cyiza, ahubwo nsabira. urumva? ndakumva mwana wanjye. mbona imbaraga zo kujya hakurya hariya iwabo, maze muzane twibanira hano kugeza intambara irangiye, sibyo? ayiwe upfa kutamungereza. ariko mama nawe ugira iterabwoba. ndabikise kandi mfite indangamuntu iri buncishe mu nzira kugeza ngeze iwabo. upfa kutamungerezaho, ntibagiye kumwica ngo nanjye banyiyicire da? cyangwa ntuzi ko mubyara wawe wabiciye akabicikiriza akunda kuza hano? kongo iki? ibyo ni akazi ke, wumvise? njye singomba kurebera ibirimo kuba ngo nicecekere. ariko umeze niyo nanjye napfa, ariko ndimo gutabara inzirakarengane maze nanjye nkigira mu ijuru amahoro. ndumva ntawagushobora. oya ahubwo reka ngire. gusa ngo umusore umuhana avayo ntumuhana. oya mama ndagiye. ariko abantu baracyari mu biti mukagira Imana yemera muri mu biti mwasoze tugavuga rwose ko numva ibiciro birimo kuncura byamaze. turaje yewe twari tukirimo kureba utuntu tw'ingenzi twabunga na yenda byazarangira tukatugirira akamaro. oya ubuzima yemwe nimuze tugende rwose mumbabarire muze twaje ngaho tubwire ibya nyuma ntawamenya niba tuzagaruka muri ubu rugo tucyuzuye. ubuze mbabwire iki? nta kindi nababwira ariwe madamu wanjye rwose urabizi no kuva twabana nigeze nkora ikintu icyo ari cyo cyose cyakubabaza. ndabizi rwose. niba hari n'icyo nagukoreye kandi njye ntibuka ntusabire imbabazi tukiri hano rwose imbere y'abana bacu. nubwo ntacyo nzi ariko ndakubariye kandi nanjye umbabarire. niba hari nanjye icyo nagukoshereje rwose umbwire rwose ubimbwire. nta kibi ntacyo bitwaye rwose. bana bawe iso nguyu yambereye inyangamugayo. niba mugize Imana mukarokoka aya mahana tugwiriye muraba inyangamugayo nka ndabingize. yewe natwe kandi tuzibagirwa nari mu buryo mwaduteteshaga. natwe tuboneho kubasaba imbabazi rwose niba ari aho twabakoshereje twaba tuhazi cyangwa tutahazi. ntacyo abana bacu kugeza ubu mwatubereye abana beza rwose umubyeyi wese yakwifuza. gusa natwe nk'ababyeyi banyu tubasabye imbabazi kugira ngo ntabwo abana zidakomanya amahembe. buriya wasanga ari aho twabakangaye tukarenza ibyo. hari ikindi se reka tugende inzira z'ikigenda. oya reka mureke mbabwire mbere y'uko dusohoka muri uru rugo rwacu twakundaga mbagabanye wenda utu dufaranga wenda hari icyo twazamara. birumvikana yenda hari aho yaducisha tukabona tuyabanagiye bakaduha cyangwa umuntu akabura akagata aramutse agize aho akabona ngo asame agati. mwabyumvise bana ba kandi mumenye nitugende ikivunge turahunga ukubiri yenda hazagira uwaciye inzira nzima akazabara inkuru. yego koko. natwe turasigara nanze papa nanze ntabwo uyu mwana arafite mugabo ufata akaboko mugende muri barabajyambere twagira tugize Imana bwarokoka mugakomeza umuryango ntabwo mugende bana banjye mugende bana mugende kandi ndakumva neza muzenguruka inzu zose akajya n'umuduca muri bo. yamwikwirwa urugo nta yandi marembo asohoka hanze, urumva ntaho banyura. rero ngo murabizi ko njye ntakoze igihe kirekire tangira hariya basimbutse urugo.
ahubwo se sha icyo kikubise hasi ni umunsi wa mbere ducitse ni igicuku nimuhumure turanga rwose mwe kwirirwa mujya kuzenguruka barahari koko sha dore n'umugore w'inyuma nawe se nimuveyo n'izo nzano zanyu ariko rwose nkawe kabutindi koko ni wowe wadutera n'amata y'inka zanjye twasangiriye muri uru rugo ibyo se bivuze ubu koko nkoroza ngira ni iki ngiki unyituye ko urwo ruri urimo uratera imbabazi ngo turabareka nibyo byana byanyu uru rugo rwanyu rwose kubeshya ibyo njye ntibijya bimfata urumva fone wacu reka mwongera atabyinirwa sha kubita babyumvise sha babyumvise ibikora inzoka hano mureke kunyicira umugabo mwose mu maso rwose we umva kana uravuga tutarakora ibyamfura mbishaho yegura niko wakagorewe turagukorera ibyamfura mbi imbere y'iyingirwa mugabo yawe ahubwo se za nzana zanyu ziri hesha ngo tubatunganyirize rimwe ariko koko ubwo ni wowe urimo kwita abana banjye ngo ninzana mwazaga mugasangira mugakina koko nkinana n'izo nzoka njyewe ngendana n'ibikurura kugira ngo umenye ko ntawe umuriye nawe n'izo nzoka zawe reka ninjiremo noneho njyewe mbizanire niba mwatinye gusohoka kabutindi koko ni ukuvuze aho niba bacikesha urubashaka rwose mwatubabariye mwatubabariye gira vuba sha gira vuba turimo gukererwa kandi tugomba no kujya gukora ahandi seburiko ikorera amaboko se nyine wigira imbere ahangaha ntagira ubwo ubanze imbere wowe ikora amaboko ubanze ubera abandi urugero ni wowe upfa mbere yabo uzi n'ibindi uzi n'ibindi kade ibyana byabo sinzi aho bari aho nimunyumvira ntabirangwa muri tubanze tuzenguruka ahantu hose mukanga seburiko ndakumva ibyana byawe biri hehe bari aho ngaho mu nzu rwose sinzi aho baregeye bari aho ngaho mu nzu umva reka mubwire niba utatubwiye aho bari none ahangaha urapfa ubabaye kandi nari kukorohereza ashaka ugapfa byihuse ugakubita mu cyico nari gukubita nyiramivumbi ashaka ukirenga vuga se cyangwa uca kubeshya reka n'aka kagore katwakora ibyamfura kugira ngo ubone ko ntacyo gitinya twebwe wakoze ndabacumujaga cyose ariko ndetse mu mama w'abana banjye we mu muharire icyo dushaka ufite ikiza sha ufite ikiza biri mu rugo rwanyu byose byamaze kuba ibyacu ibiri ku isi byose ni iby'abahutu tubanza ahubwo tubateze ibyo mufite byose ubundi tubereke uko intama zambaye mwatubabariye ko bitumushere urahavuga mwabahishe hehe ibyana byanyu biri hesha tubanze tukarona wakwihanganye se nihangane biki wakwihanganye se ntabwo tugahagarara ko dushye rwose shase turahagarara dukurikiye ngo batwice uwo barahagaze ndarushya rwose turebe mugabo ko twakwigira imbere yewe ababyeyi bacu batubera ibitamo ngo basigare bahugiyeho turebe ko twagera kure erega navunitse igihe wajugunyaga inyuma y'urugo ni ukuri shase kugira ngo babe bagufashe ngo batwice sinabwo twara ucumbagira ariko nk'ufite wambabariye koko nkurike kuri uyu ko turi mu mazi mbona amaze ashya nahuriye natwe bari batahiye gukurikira ese nyine hakabimenya none se waretse tugasubira inyuma tukajya kuri ababyeyi bacu urabarebera hese kandi uzamenye rubamba twarasize keretse niba ushaka ko natwe baba dukurikiza mbabarira rwose reka tugende ntabwo guhindukira wesha mugabo ntubwire ku babyeyi bacu babishe abaye iby'abana ntubwire ko babishe rwose cyangwa rwose ntituzi niba natwe hari aho turi bugere batadufashe ngo baturangize ubu turi
urifuza iki koko sha waretse tukajya wabo wa Shantari kuko numva ndushye navuye kugenda kandi nta kibazo dufitanye nawe sanga ubuse kabutini w'umwaga watuye iwacu si twasangiraga byose mu rugo mbabarira abantu baraye isimbi sinzi icyabahinduye ngo batwangerigeza none se twabyirukanye tugakinana nawe yanyica oyasha nuko bihazaga iwacu mama akaduhana amata tugasangira nta kibazo uvuga ntakegewe ngaho gukora nakubwiye ngo rebera kuri kabutini wakoraga iwacu mu rugo urwo rwose twaramwemeraga rukora n'icyo ashatse si wumvaga se ko inzoga yahiye iyo babaga bataze si wabaga inka zo mu rugo papa yarageze naho muragize imwe mu nka ze kwitegura no kuzayimwegura akomeje kwitwara neza uravuga iki nyine kubizi ese muga ko wazi ko tujya iwabo wa Shantari urabona amahera aho kwiga tugeze turaryama aho ngaho none uragira ngo bigenze nko ku isi yasanze nifite inyota mugabo nanjye ndabyaje ntabwo nkomeza kugenda rwose kumva twakoreka gucira umusaka n'ibintu byinshi mvane y'inzu kandi ubona twagira isi tumerwe nabi ibindi gihe bashaka te ndakumva tujye kwihemba turagakoze ubuse buri bwoko n'umugore we babaye kera habayeho igikorwa turagikoze ariko nta mahoro mfite tutarabona ibyana byabo buriya kuko byaducikiye ngo twari kubigereka hejuru y'ababyeyi bacu ariko we ndakumva kade ndakumva reba hariya hakurya mu kabandi nta bintu ubona biri kunyeganyeza amasaka ashaka reba ubona ashaka nanjye ndabyaje ntabwo nkomeza kugenda rwose kumva twakoreka gucira umusaka n'ibintu byinshi mvane y'inzu kandi ubona twagira isi tumerwe nabi ibindi gihe bashaka te ndakumva tujye kwihemba turagakoze ubuse buri bwoko n'umugore we babaye kera habayeho igikorwa turagikoze ariko nta mahoro mfite tutarabona ibyana byabo buriya kuko byaducikiye ngo twari kubigereka hejuru y'ababyeyi bacu ariko we ndakumva kade ndakumva reba hariya hakurya mu kabandi nta bintu ubona biri kunyeganyeza amasaka ashaka reba ubona ashaka nta kabuza harimo za nyagagona zirimo kwishayisha muvuze amafilimi sha muvuze amafilimi bagenzi bacu baza badufasha muvuze batubonye no noneho turabacikira he umva w'amahoro ubu rero urumva tugeze ahantu tugomba gukiza amagara yacu umva tugeze ahantu tugomba gukiza amagara yacu byanze bikunze kandi tukarwana gitwari ubu tugeze aho rukomeye urumva njyewe rero ushoboye kwiruka urumva ngiye kuvumbika niruka maze bambone banyirukeho icyo ntibaza kumenya ko nari kumwe n'undi muntu urumva ubwo nimbona mbashije kubacika ndaza kugaruka kugutora bagiye ukomere kandi ntugire ubwoba imana yacu turi kumwe ntabacike nguwari rukaze ntabacike araducitse sha ntacyo ariko sha ntabonekeye simbuze byose arabeshya ariko sha njye nzashyirwa amenye uwo ari we naho yihishe ariko siko twari tumwitegeye neza ducitanye kuko naherutse agenda asimbuka imigende ariko tumuvugiriza induru maze mu kanya gato tuba tubuze aho arengeye nta kabuza iriya ni inyenzi y'igikenya hateye ubwoba ariko irabeshya rusibiyeho ruzanyura reka ncumbagurike twinjira mu kabari ubundi twihembe uyu munsi twagakoze n'ubwo iriya mbwa iducitse bwose twagakoze koko ubu se buri koko n'umugore w'urwabo tururangije gusa hasigaye biriya byana byabo tutazi aho byaducikiye mugabo nibandisha sinzi ukuntu yaducitse yaduciye mu myanya y'intoki we na mushiki we ariko barabeshya
amaherezo tuzababona tubakurikiza iwabo sha tuzabakurikiza ababyeyi babo nta nyenzi zasiga bimeze uko bimeze ndabona tuhageze we Karake zana inzoga ngaha twinyweye kandi inzoga ziri hano zose urumva sha turazifashe ntihagire n'undi wongera gusukira n'agakombe uranyumva kandi abantu mwese dusanze ahangaha muri aka kabari ndavuze ngo ntabonye ku rupfu rw'umwana wanjye simone ku rupfu rw'ihene yanjye uranyumva neza ntibabyumva se n'ubu ugomba kumva rwose keretse niba harimo ingumba y'amatwi urumva umuntu wese tutigeze tujyana gukora kugeza aka kanya none ahangaha twinjira ahangaha yibwirize mbona asohoka none ahangaha asohoke rwose cyangwa tumukurikize ibindi byitso byose iyo bijya neza ko ururimi mu rwumva ninde utarwumva se ntawe Karamage uri ikigwari pe ubundi se uyicaye hano niba kunsomereza ku nzoga ariko ubundi se Karamage uyu nguyu yicaye mu bandi bagabo nta n'isoni munyu ngo tumuye kurangiza Seburikoko narangiza sune ikigwari gusa umve kiratera cyombe ndumushenzi rwose mwanete rwose nimundeke rwose nijende urataka subaye iki ubaye ikira ubundi igihugu kidakubita imbwa cyorora imisega mpereza uwo muro wanjye nkwerekesha mpereza murasakuza musakuza mu biti ubu icyitwa amategeko cyose cyavuyeho nitwe twayasimbuye kugira ngo twuzuze ugushaka kw'Imana dushyira gahunda mu byo yaremye ninde ushidikanya niba hari ushidikanya narebe ko imodoka ya komine atari twebwe isigaye itwara twenyine ngo tujye gukora sha n'abashenzi turakomeye turakora twebwe sha hano harimo ibigwari byinshi nkawe Matanya rero ko giturura amaso ndakumva kade dutwara tujya gusabira nk'ahantu ukaduterera ntabwo nabatereranye rwose njyabona nari mfite impamvu Kamana yasubiye mu kurangiza Seburikoko n'umugore we wowe ntitwagukozeho ugahita uhinda imishyitsi none ntasore wicaye mu bandi bagabo ngo uraryongora dore ngo ararebuzwa nk'igihunyira cyakererewe icyo wari gusa aho kuri twakurikiranye neza ibisekuru bya Matayo sha none waba utwihishemo sha ubundi uyu muntu muzi ibisekuru byara ariko rwose ndi mwene wanyu nabyirukiye kuri uyu musozi abantu bose baranzi pe baranzi kabisa umva ngo araracangwa mbese niko isa ntiyazanywe n'isuri hari uzi inkomoko ye zuko se niko iyo ndeshyo yawe n'iryo zuru ryawe urabona bifite injyana ubundi injyana yihese murasaka bakamukimwe tamucesha kimwe niba tubeshya ngaho nafata intoki ze eshatu zuru turebe ko abishobora ndabikora rwose kade ndabikora rwose ubikora se keretse ninga utizimba ugitaha ukongera iyo mifuba yawe ngo ni amazuru ko gisuku ndawukora cyangeza amase karesha nkaho bwakereye ubikoze nk'iki ubifatiye singufashe kabutinde ariko rwose murambekera ntawe muriye n'abahiga mwa baturage mwese mwe ni munsi mwamvugiye koko mukangiza akadege uyu nguyu nakabutinde bamereye nabi bakuvugiye iki ibikorwa byawe by'uyu munsi ntibyakugaragaje niwe wananiwe guhorahoza Seburikoko n'umugore kandi twe twabanegekaje yatinyaga iki ubundi watinyaga iki ntiwatinyaga kwikora mu nda wica bene wanyu rwose niba munitwaza ko batereranye kwa Seburikoko baretse muzavumbura undi mututsi maze murebe icyo mukorera nzahita murahira aho twinikaga neza nzabakorera ibyo mwifuza byose rwose kadege mumbabarire rwose rya none kabuti ngewe rero kugira ngo tuguhane njye kabutindi igiye guca urubanza rutabera urumva ntuzongere gutererana abandi bagabo ahura n'iki ubwo rero umva igihano nguhaye ugiye kuzana inka yawe urumva yawe yanjye kabuti yawe rwose tuyirira ahangaha ku karubanda mu bandi bagabo bose bari bose babireba urumva nutabikora banyumva neza ndahita gukurikiza Seburikoko n'umugore we none ahangaha niko bimeze wabyumva nta mukino dore burugumesitiri wacu aje kutureba karibu nyakubahwa burugumesitiri karibu mukomere basha ubu rero nje kubashimira kuko nuvizeho koko muri interahamwe n'imyamashyi icyo nababwira rero ni ukomeza gushyira umwete mu kazi hanyuma kandi abo bigira abantu bindeba nyine ba Matayo urumva tuba tugenda tukajya gukora bakadutereranara abo rwose perezida ubwe yabisubiyemo aranabitsindagira ntimwabyumviye mwese ndetse kugira ngo mumenye ko nta mikino ihari kuva ubu ntazi itegeko ko muri komine yanjye nyobora ko n'abakobwa babo mugomba kujya mubanza mukabafata ku ngufu mbere yo kubica murabyumva aho
nawe bakamukurikiza ababyeyi bacu n'abasigaye dore muri iyi mituko niho namusize nzi ko nimara gucika kiriya gitero ngaruka kumufata se kuko mushiki wanjye yego barambuze maze bagaruka bamugoho bahita bamwinanuriraho rwose mana batembo kuki utumye dupfa urukoko imisozi n'utununga byose byambariye kuducuruza amaraso yacu se ntunderekeza ariko reka mve kujya kuba nicaye muri kariya gashyamba ndebe ko nashyira ubwenge ku gihe igifu kandi nacyo kirimo kumbaza icyo gishyira amazi kirangije rwose usibye igifu cyo kirabona ashyiramo ibi byatsi ko aribyo ndeba mu maso yanjye reka mfe gucaka agasigati nzamuke nyonyuza yenda cyatuza igihugu kiranze kibaye cy'inkora amaraso koko ubuse niki kizaganwa gahunda muri iki gihugu koko turanze duhindutse inyamaswa y'urushinga imbaraga yibasha kuba ibanje kwiyunguruza iwabo wa mugabo asanze aharangije nta kabuza bamwijanye n'umuryango we wose ariko akarikera ibintu bizadukoraho ibi bintu bizatugaruka uyu munsi uzabibera muri aka gashyamba we ninde oya reka mutange tabari interahamwe yayobye ikanyivuga ntizi ko ndi bubahigwa umuntu atirwanyeho yagwa byita ibikino wesa stop ntunyeganyege nakubonye kandi ndapfuye nakubonye ntunyeganyege kuko ntari njyenyine ndapfuye vuba mbabarira ntunyice we mbabarira we mbabarira nukuri ngusabye bose ntunyice we mbabarira oya we ntacyo ntayo banza arimo kwishakira aho yisha reka niciraho nijyane yo gusabye imbabazi ntunyice mbabarira ku bundi buse mugabora mbabarira mugabo karume mutware ntunyice we ntunyice ngusabye imbabazi nukuri humura mwana wa mama sindi inkora amaraso nk'izirimo kubahiga ngaho haguruka urakoze nukuri haguruka humura reka kuntakambira ntunyice oya reka kuntakambira usaba imbabazi rwose ntabwo ndi umwicanyi ntunyica ntabwo unyica ariko sha muga ntunyica oya humura sha muga urabona nabona amaboko yo kukwica koko kandi uri munywanyi wanjye oya naba narapfuye mpagaze ubwaho ndeba neza uramenya niba ibyo utekereza nabikora sibyo twirangira wambonye se ye ni wowe ni njyewe rwose imana ishimwe ikunyeretse mbabarira nkubwa mu gituza nishaka n'imite nipfa oya humura mbabarira tuza nishaka mite nipfira rwose ni wowe rwirangiye humura shaho rwose ubwo nkugezeho ntacyo kibaye yakoze yewe mvuye hariya hakurya iwanyu usanze bimeze usanga nta n'ibuye rigeretse ku rindi ndavuga ni buriya babarangije nta kirazira wahaboneka ababyeyi banjye icecekere sha ntubizi ahubwo se haba hakiriho abantu nk'amwe batanga ubuzima aho kubucuza abandi humura rwose haracyariho abantu ndozi ko abandi bahindutse bikunda urabivuga urabizi tuza rwose tuza ukoze kumumuriza wari werekeje urabona nerekeza hese gusa ndimo kubungabunga nka roho mbi dore nari mvuye gushakisha mushiki wanjye twahunganye kandi twari turi kumwe ariko twatandukanijwe n'igitero none nawe namubuze pe aho nawe namusize nagezeyo ndamubura niba nawe bamuguyeho bakamurangiza ntabwo mbizi harya mushiki wanjye yagize umusanga mu rugo na rimwe ngo nibura mumenyane reka da buri gihe nahageraga ari ku ishuri yihangane nta kindi nakubwira kuko ibintu birimo kuba ni amahano yabuze gihanura ntabwo se sha nyakumva
imana ibikoze si njyewe rwose rugira byose nendaga kumufata maze nsimbutse mba nguye mu mugende ndyamamo uyikomeze sinanyeganyega maze bakansimbuka bazi ngo nakomeje imbere maze kubona nta kagitamba yego mba nabadutse uriruka subiye kureba aho nari nasize mushiki wanjye sha none namubuze pe mushiki wanjye ntakabuze ashaka kuba bamwishe rwose bashaka kuba bamwishe nta kintu nakubwira uretse kwihangana yihangane rwose kandi uri umugabo ubu rero ushangiza imana ndakubonye nta kindi uretse gushaka uburyo unyiyicira mu kinyabupfura ntaguye mu maboko ya ziriya nkoramaraso zirimo kutwica nk'ukinje itungo rwose nyiyicira birangire urabona nabona umutima wo kunyicira birangire njyewe nkora ayo mahano ndi umwere w'amaraso y'abana b'imana dore ibiganza byanjye bireba none urashaka nze gupfururuza abaduhiga banguyeho koko oya hura ntacyo uba komera reka birangize n'ubundi ninticwa n'izo nkoramaraso nzicwa n'ibikoko byo mu ishyamba cyangwa inzara nayo inogonore nyiyicira rwose mbabarira ubwo se urumva ndangije naba mpfuye neza byibuze ukananshyingura sinaname ku musozi nka bene wacu barimo bararika hirya no hino mugabo ndakumva mva neza nyicira mugabo muvandimwe nyicira ndakwinginze uranyumva neza yewe ndakumva muvandimwe haguruka tugenda aho uzagwa nzagwa bazakwicara uko babanze kumpitiraho haguruka vuba tugende reka tugende noneho menye ko burya inshuti nyanshuti zibaho koko napfa nakira imana aho itetse ijabiro ibona ibyiza unkoreye maze izabikwiture kari ijana barabeshya ariko sha nubwo mvunitse mbibuka inyuma sha sinzarekera kubahigisha ubuhindusha bareke ariko reka nkomangire mukecuru wenda yanyunga ndebe ko yarwanaho naho ubundi nibwacya n'ubu buribwe we wowe kandi unkomangira muri iri joro n'indi mukecuru narwirangira sinzi iyo yagannye abamukinguriye ko ndeba se abantu twahindutse ibisimba muri iki gihe none nakingurira ikishira kingura n'ijya mukecuru ariko reka nkingure ko ntari mu bahigwa ndarwana n'iki reka se wowe kandi urinde uturutse hehe njyewe nitwa kabutindi nturutse hariya hakurya nje hano bakundangiye ngo wunga neza navunitse kandi nta vuriro na rimwe ririmo gukora injira bite se uvunitse uri mu biki cyangwa wari urimo uhunga nawe uri mu bahiga uzabaza mukecuru njye ndi mu bahiga ahubwo se si akanyenzi twari dukurikiye nkavunika nyine nsimbutse umukingo nkakurikiye awa reka mwumve icyo mushaka ku bana b'imana abana b'imana baheze ko bariya yabagize ibicibwa ubu yaba tugabije ngo tubamare kuri iyi si ya rurema uzabaze ntabapfira gushira kandi ayo maraso y'abana b'abantu mumenye ko muzayabazwa igihe n'ikigero kuva ryari se umuntu aryozwa amaraso y'inzoka wanditswe ngo umwana w'umuntu uzajya uyibona wese ajya yinjanjagura umutwe shambura njya kukwereka ahubwo noneho rero abo mwirirwa muhiga mwabahinduye inzoka ntibakiri abantu babashuke namwe mwishuke akari kera muzambwira mukecuru iki ndumva utumva ururimi ruri kuvugwa muri iki gihe ururimi se nyivurira nigendere nyunga nicyo cy'ingenzi ubwo se ni inkunga sindaba ngufashije gukomeza kwiruka inyuma y'abana b'imana ubagirira nabi wakureka nawe ukumva uko abo murimo guhiga bababara ndabizi ibyo ntiwabikora ahubwo ngirira vuba njye gukomeza guhiga umwanzi kandi niba ari n'igihombo ushaka ndaza kukuzanira akaboga ku nka zabo
jyana akaboga kawe nzarya kanoze ubuze ubundi ko bwatangiye guhumana urabona ibyatsi ndatungisha ndabibona neza nimundebera umuhungu wanjye se muzanye wabaye atya n'uwaye dore ibyo mvuga rero ngo Imana yarabatanze mukanseka mugabo ntunyizane n'ukuntu twiriwe tuguhiga twakubuze ngo mumuhiga mumuhiga se ni urukwavu rw'ishyamba mwashakaga kotsa si ubundi wawuteye uturutse hino uje kuhashaka iki habe se utiha kuvugira abanzi b'igihugu Imana yararangije kubakuraho amaboko ngo iki ubu sinavunitse aribo ndimo gukurikira mbirukaho ahubwo iyi mvune irakoze itumye ngera hano abamahuriye n'uriya mugome waducikiyesha waducitse iwacu ugira ngo ucitse mu Rwanda kapfo n'umuheto ki wavunitse nabe yuca amenyo nicyo gikurira abantu nkamwe mwavuyemo ibihaha ubu se ko ngeze mu maboko none uranshikira hesha iki nyakubahwa kabutindi rwose uramura iki ko twasangiye byinshi Imana itaradukuramo umugani wawe ndavuze ko mugomba gushyira mu gihugu urumva ku buryo n'umwana uzavuka azaza baririza ngo abatutsi basaga bati ariko ibyo uvuga n'ibikisha barakubeshyesha barakubeshye rero ntabapfira gushira n'abayahudi Hitler ntiyabashije kubamaraho kandi aricyo yaragambiriye wumvishe akariro gake na feri uretse mukecuru anyongeza urebe ko musigana n'ubugiye reka banyongesha ngo akonga mama ntumwunge nawe yumva ubabare barimo gutera abandi nk'aho imibiri batarimo ubwo wanze ko banyunguhisemo ko nkomeza kuba barumutisha izi nyanga Rwanda inyenzi mbi ngo iki nyanga birama gusa nakureke ukomeze uribwe cyenda washyira ukumva uburyo murimo kubabaza abandi ugakunda ugacururuka ikindi rero nakubwira mugenzi wanjye nuko uyu ureba mugabo muzamukura hari uko mubanze kuncisha kandi urabona ko kusuko wongeho n'abandi 10 nkawe ntawandeza amafi ndabeshya se ugeka nunesha kabutindi ukanesha segiteri yose nakubwira iki ntabwo niganye nawe sha wumvise amashuri sura yaratira umva shaka kabutindi si umenye ko mugabo ari hano buretse nzagira uzabyumva urumva sha uzabugire icyo ndicyo bazajya kumukura hano warangije gupfa kera basireka mukecuru anyunge ndihangana sinzabivuga ko nyine mugabo niwe uzasigara muri za nzu z'umurage yanumva ngo bakajya bamureberaho uko bene wabo basaga urucurumire mukecuru ni iki nyiyongera rwose humura sinatinyuka kuyobora igitero giteye iwawe ntabwo nabikora rwose waramvuye nyiyongera nigendere ngaho reka njye kukwahirira ibyo kukungisha ariko umenye ko niba nterera ubwo nzakuvuma oya ni igihango bitise mwana ko wanze guhora ugaragaza zaba yahe ko ihangane mama musaza wanjye bamwishe nanjye ntacyo kimaze none se ugeze uba mu muramba we humura kuko ndagutaruye mu mibyuko nje kwishakira ubwatsi bw'inyana yenda hari undi mujyaneza nawe wamutabaye humura numvise ntabwo yapfuye yewe yapfuye bamwirukanseho ndeba bamwirukanseho bamwishe we humura nzakomeza mbarize njyewe ubasha kugera ahagaragara nzakubwira niba koko barashyize bakamubona bakamwica ngahagira amatungo dore ndabona indawe yafatanye n'umugongo kubera inzara ihangane mwana wanjye ihangane mama ihangane ibihe turimo biragoye murakoze muri abantu beza cyane ihangane mama ihangane none se kuki abantu bose atari beza nkawe koko mubizi se mwana wanjye ko baca umugani mu kinyarwanda ngo ndi mbyara mwero na muhima ndabizi imigani migufi nk'iyo twajyaga tuyiga mu ishuri nuko rero buriya mu banyarwanda turimo abantu beza na babi aribo barimo gukora aya mabi yose ubona aho rero nibo bamuhima ujya wumva none se ko wangiriye neza ukantabara ukamisha ntibanyice iwacu bari inshuti zawe oya mwana wanjye nababonaga gutyo baba we gusa buriya kugira neza ntibigombera kumenyana ahubwo buriya ngo gira neza wigendeye neza uzayisanga imbere kimwe nuko n'inabi iyo ugize nawe uyisanga imbere nibyo se koko ni ukuri rwose none se
ubu n'abakabutindi barimo kutwica inabi batugirira kuko bazayisanga imbere. Mwana wa bari kubikora bazi ko ari imikino ariko ntibazi ko ntawe ujya ava ku isi atishyuye ibyo yayikozeho rwose. None se ubundi abana bawe bari he ko kuva nagera ahangaha ntawe nabonye? Mwana wa uko ndeba uko nta kana nigeze ngira. Umugabo wanjye yarinze yitahira nta kana twungutse. Ure n'ukuri. None se waretse nkakubera umwana ko nanjye ababyeyi banjye barangije kubanyagura. Mwana wa Imana yampaye gukunda abantu bose mbonye bakeneye impuhwe zayo. Ubwo rero wigira ikibazo nawe uri umwana wanjye kandi humura ntawe uzagukoraho rwose. Iyo tuza kubonana nawe na musaza wanjye bataradutanya disi wari kuzagira umuhungu n'umukobwa. Humura girira icyizere Imana yawe igihe kimwe uzongera umubone kandi mwese muzambera abana nanjye mbabera umubyeyi rwose. Urakoze n'ukuri. None se ko najyaga numva bavuga ngo abantu batabyaye ntimugire impuhwe kubera iki ukora ibintu nk'ibi? Mwana wa ntabwo ari byo rwose. Buryo washatse kuba baba mubi bitagombereye ko yabyaye cyangwa atabyaye. Ubu se nta babyeyi barimo guhekura abandi kuko nawe baragukurikiranye bashaka kwambura ubuzima kandi basize ibibondo byabo binigana mu rugo. Icecekere kuba mubi ntibigira isura mwana wanjye. Mukecuru cyangwa intambara ikarangira maze nkasubira mu ishuri. Muri zarangira nakwiga ubundi nkazagukiza. Imana ibyumva aho itetse jabiro. Ibyumve rwose. Ikurinde mpaka uhiguye umuhigo umpegiye kandi nanjye ngusezeranyije kukubera aho ababyeyi bawe batari nubwo ntashobora kubasimbura. Ngaho nywera amata mwana wanjye witonze. Humura nta muntu n'umwe uzigera amenya ko uri hano. Humura wigira ikibazo. Mukecuru urakoze cyane urakoze n'ukuri. Humura mwana wanjye. Kade ndagumva mwiza wagashaka uko dushaka reka tuzimwe twakoze yatwibarira yatwibutse sha kabisa twiga twaga abapagasi badukabira mu kitoze sha rero nitwe twica tugakiza buri komine yose. ugira ngo se ari komine gusa ubu no muri perefegitura yose sigaye uvuga rikiyara kubera ibikorwa biyanjye byamamaye mu guhega umwanzi. uko utavuga ugure akabari kose tugeze yego twinjira tugafata izoga tukanywa kandi ntabwo twishyuza yakwibeshya tukamukurikiza umwanzi. ubu maze kunywa amacupa 6 rwose kandi aracyakomeza. baza rero izina ahubwo ubundi dutahe tujye kurira ku nka tutaruye. zori inzoka sha zori inzoka kandi nutinda urwo rutwe turarumanyura turakumvisha mugabo nandetse zeja urimo kwishira ninde sha ahubwo ubundi umusore ugana gutya wizega tutajya tubona mu bikorwa byo guhiga ubwazi abaheye cyangwa ni icyitso kituje busha bwirangira uba utari kutwumva sha bitese komera dukomera se ni wowe ukomeza abantu uri padi ntabwo twakomerwa ariko ntimugashakire impamvu aho zitari. mubwiye se ngo komera hari ikibi mvuze ahubwo ruba ufite ivuze sha uzi ko ubwuza ushyogoranya abariho kurosi ubwo afite imvogonyo ngo aradukandagiza ko yize zibigiye uboneza ko warize bikumariye iki ko ari twubu dufite sha igihugu mu maboko yacu kwaza gurabyeri usabe kugira ngo nkwereke uko sigaye dutabara umwambe sha ndazi kugura se uzishyireyo ko ndeba wavamvagaye ariko ubundi muneke mbabazi muza guteza umutekano muke muri segiteri yacu ababwiye ko twananiwe kwirindira umutekano n'indi ibyabananiye ngo iki ibyabananiye kade uruvukura atiyuse kutubwira ariko uzi kuba ari twe dufite amagara n'ubuzima n'ubugingo bw'abantu mu biganza byacu dutegeka urabizi ubwo
reka mbimwereke kugira ngo nuri buzi ntazongere kutuyobera reka nze tuborane sha ibeshye se sha ibeshye nkwereke ko tutiganye unyereke ntugire ngo niba yaramwifatiye mwagize intama bajyana mwibagiro zituje kuko nta kundi zagira wezo wakuri iza gaho ngwino iza nkwereke iza hano reka nze nkwereke hano sha reka nze urabona ukuntu ugeze mugezi wawe ntuzongera kungenesha sha so dushotoye ngwangweke reka na bya bindi mbivugereye ngwangweke avuga se uvuga ibiki si mwese mu nshoto njya hari icyo nari mbatwaye tubwire shaka buti tubwire niba ari n'ikintu nk'ibindi niba ari n'ikintu nk'ibindi byose tugiye guhuza za sirizi turezeho maze turebe ko yongera kwigira igufasha mwese nimubizi ko mugabo twamubuze nimubizi nayo mbabwiye ko yishe iwabo w'uyu muhungu n'ibyo kweki mutangira ibintu byo guhimbahimba mbese ko ari ukuri ubwo rero ni ukugira ngo munshakisheho impamvu mubone uko mwihorera ku byo mbakoreye kutagatwa reka nifatire agacupa kanjye mpareke ubwo niba muzi ko hari muzaze mu mutware mwabashenze ngo turabashenze uzushotora sha uretse sha twitegure maze uzongere kuzana ayo matikiriki yawe ngo urizaba karate uranungwesha uzongere urunungure nkwereke jewe sha jewe zahita ngutera ngo uzibeshe gusa izi mbaraga ntaho zigiye mwitonde sha dukomeze twibare ibi ngibi mukora nta wabishyigikira reke se igihugu twarakigaruye nawe uravuga ngo sago samushenze uyu mwana se yamanutse mu idari nkamuha igikoma di niko nyabu ndakumva iyo umanutse ukanywa ku gikoma sha yewe naje mama ngwino nisire ko wabanje gucunga neza ngo hatagira ikidutungura humura mwana wa rwirangira ari hanze buriya hari ikitagenda neza yabimenya akaza akatubwira urakoze cyane ngaho nk'agakoma kagishyushyu urebe ko wasama agatima tuba wiriwe mu idari nk'imbeba ya urakoze mpuze si akunda mutse ndokotse ntabashimira bingana iki koko imana ijye bampera umugisha gusa kuko njyewe ntacyo nabona mbitura buretse tubanze turebe iyo byerekeza uzaba udusabira tuvuga ngo icyo twagambiriye tukigezeho kuko urarokotse gusa mfite icyizere ko bene wanyu bazagusanga kuko numva ngo intambara iri bugufi kutugeraho nuko reka mbabwire ntarokoka kuba kugeza kuri iyi saha ngihumeka umwuka w'abazima ndabikesha mwebwe tubikesha imana ubwo rero baramutse bamvumbuye amaherezo bakanyica ndababwiza ukuri ntabwo mwamutaragize ntako twaba tutaragize ariko ntitwaba tugeze ku cyo twifuzaga kuri njyewe ikizima si uko narokoka cyangwa nkicwa ahubwo ikizima ni umutima muntu mwanyeretse mu gihe abandi bawubuze mbega nicyo cyari habonekaga benshi bafite uyu mutima mwanyeretse ntabwo ibintu biba byarageze aha si uko se nabo ntihaboneka asubira mu idari vuba atari za nkoramaraso ziduteye nimuhumure ni njyewe nimuhumure rwose dukuye umutima nimwakira agacupa mbazaniye ngo musomeze ibijumba twari tugize ngo niba rukaraba nka baba duteye siba ariko n'ubundi turahomera iyongeje aho bukera baratugabaha ibite ibyo se kandi bije bite ko twari tuzi ko nta wigeze arabwo ko uyu mwana yihishe hano aha ngeze ku kabari ngiye kubazanira aka gacupa maze mpurireho na kabutindi yavamvagaye wa wundi mwasanze hano aje kwiyungisha uwo nguwo ndabyumva ubwo ibyo nibwiraga ko azanyubahira ko namwunze yahise abifasha hasi bibuze noneho yabaye akimbona atangira kunyiyenza ahanyaka amacupa kuri izo nkozi z'ibibi zose ziba zimushakaye yamuhasi maze ngiye kubabaza icyo batumarira muri segiteri yacu
baba baranyanja wabimubarizaga ikisi ubwo aramuyihaye kunyoberaho mbamoteye zida barabandagaye ye baba we induru zivuga ubwo nyine nibwo kabitindi yahise atuvamo ngo duhishe umuntu yo aho ntimwumva kandi wa mwana we ndigabo yawe izagukoraho ntuzi ubwo wumva bari kunyataka sinirwanaho kandi aribyo nize wize kurwana n'inkora amaraso nayo maze kabiri numva umutima waragiye hamwe none indi nzira y'umusaraba iratangiye ubanza none yewe ntaza kwirokoka amaherezo ari ukubambwa mama ndakumva waduhaye akanya tukareba icyo twakora muri iri joro byanze bikunze barazindukira hano kuko basigaye baduhigira ayiwe bana ba ndabumva ngaho nimugerageze murebe icyakorwa ariko njye ndumva noneho ivyo uyu mwana bituyobeye none se sha ko we mukecuru agira ngo bigende bite baba bakecuru ntubazi umutima wanjye urananiwe pe maze rero dupange ukuntu ngiye kugucikisha muri iri joro maze atangira panike ngo nanjye nk'umuhungu we ndabigwamo none se nyine aho kugira ngo twese tuhagurimo kurokora ubuzima bwanjye ntiwandeka nkipfira ko n'ubundi n'isi yose yarangije kutuvanaho amaboko mugana kubwiye ngo ukigiye nko guhoza amajyo wambwiye ko nibiba ngombwa aho nzagwa ariho uzagwa ariko ikise ijambo ryanjye ni ryo kwizerwa ubimenye uraruhira ubusarega none rero reka ngo isi yadutanze umva se reka ngo ushakire igikoti wifubikiye nagushakira ikintu cyo kwitwaza twakwifashisha twirwanaho maze ubundi dushakisha inzira yakuvana ibuzima kugeza imuntu si byo se rwirangiye ndakumva ngo uhereye mu nzu ntahadapfunda imitwe ibyo mbwira byose ndabikora ariko sinzi amaherezo icyo ushaka kugeraho umva icyo nshaka kugeraho ni ukurokora ubuzima bwawe gusa nta kindi wumvise ntabwo byoroshye ngaho bisoma aka gacupa ndaje sibyo karamanuka se ugira ngo ndaje hangane ndaje tuzare ku gatanda turaza dutubureho sha maze tuze kumenya uko duhangana nawe birangira wiziho kuba ari umusore w'intarumiko ni umusore sha ntukine uzi ko twese yadushyira mu kwaha kwe shaka igendera ntiwabonye ukuntu agukubita jido sha cya gihe ukabandagara yanyibye akantu rwose nk'umutwe ariko azongera yibeshye mwereke ko ndi interahamwe y'umwuga sha burya yarantunguye azongera se mwereke uriya rero ni uwo kwitondera mwa uzi ko numvise bavuga ngo afite umukandara w'umukara sha muri ibyo bya karatika nashaka aba afite n'umukandara uvuye mu ijuru nacika iyi nta mugano yanjye ndaba ntazi gukubita mu cyiciro ngewe kadende byose yabirisha kangaye twumvikane rero twumvikane nacyo tugiye kwica n'uwo yahishe si we tugamije uranyumva unyumvire nyine mugirire kuriya mukecuru ariyo wanyunze igihe nari navunitse maze umuhungu we nawe rero mumubabarire rwose nuriya mukecuru mubareke ahubwo nyine mwite kubahishe turabyumvikanaho ibyo bintu none inzoka yizingiye ku gisaba bigenda gute ntubimena byose rukishakira ikindi urabona ntagomba kwishyurira n'iriya jido yankubise kubwiye ngo turakora ibishoboka byose dukure muriya bahishe tumujyane ariko nyine abandi tubihorere erega nawe yirwanagaho ariko bivugisha ibyo ngibyo yewe ko dusanze ahishe umuntu ahwana nawe none umva abarimo bitareba ndabizi ariko nyine uko bigenda kose burya nta tegeko ritagira irengayobora urumva mugirire ko ndi umwe muri mwe nyine maze namwe munkorere icyo mbasabye ntimunkorere ku mukecuru n'umuhungu nabera nabona kabutindi yagize impuhwe sha turabikorera icyo rwose gitumye wigira umunyamuhu utarubisangamo ubwo rero tumaze kumvikana ko iyo bugende mutankorera ku bantu banjye nyine igisigaye ni ukureba uburyo nyine rwirangira yarekurana na mugabo abitse ubuse we iyo dukomanda umwe muri ba bagenzi bacu bafite imbunda hanyuma tukamwitwaza kuri ya muhungu atari agafu kivuga rimera icyo kintu nicyo birakwiye rwose kuko buriya abonye twitwaje umuntu ufite imbunda yahita acisha amajyanye ubundi agahita agira atya akadoho dushaka atagombye kuzana ibitwe birebire kuriya yigira uretse ndamutuma yifite mu kanya gato nk'ako guhumbya araba tugezeho
ariko we ubundi buriya urumva ari ngombwa ko twajyana muri ruriya rugo tuteyemo twese umva mbese none urumva nasiga ishumi yanjye nkaba njyanye iki none se ko abakecuru nk'abariya nyine bavura ibya kinyarwanda mbitinyira none buriya kuko yazahava nyivumira nazakizwa nandi mbabarira nimwijyane singiye gupfa ntazi icyo nzize rwose mbese nabera mu kintu gitera ubwoba kabutindi bitantera ubwoba se nuko atari wowe biriho sha nimumbabarire mwijyane singiye kuzakubitishwa inkuba itagira amazi n'uriya mukecuru kandi nyine namusezeranyije nyine yuko ntazamutera nyine nta n'undi uzamuterera urugo turi kumwe ariko ntituza n'ubu twakira udushimira igikorwa turaba tuvuyemo ibyo ni nko kuzimya buji rega nawe nanjye ndi hafi aho ngaho icyo nakora ni ukwinjira muri uriya rugo gusa ngaho rero nimugende nanjye nyine mbari inyuma nyine nikowe aya mayira aho yabwiwe n'iki ahubwo si amaherezo tuzahingukaye nanjye ntumbaze ndimo gupimiranya ikirere gusa ariko nubwo ndimo kuguhungisha numvise ngo abasirikare b'inkotanyi ntibari kure ibyo uvuga se byabaye mu muhinda ko yaba ari ya makiriro yanjye ntari kurivugira sha zaba zigeze ino se gute na ziriya nterahamwe zishinyitse amenyo urakina simbizi ariko hari radiyo yo hanze nafunguye radiyo bivuga ko abasirikare b'inkotanyi barimo gucengera bagenda barokora abo basanze bakirimo akuka umva ko ari ibyo wumvise nyine ahubwo se nyibwirira urabona tugereye muri bene wanyu batuye mu misozi gute ahubwo se kuko nta nterahamwe zihari none se ko ari ukugerageza ibishoboka byose ngo ndebe ko warokoka yewe kugira ngo nzi uko byifashe biragoye ariko gusa kuko batakuzi yega bazagufumbuza iminsi mugiyeyo urashaka ivugiye hafi hano none baba badukurikiye ntitubimenye tega amatwi neza bitavugira hano imbere yacu ko numva ziri kwikiranya umusozi wose urabona tuhikura koko kaho turimo kwerekeza numva ariho bikomeye ese ko tutari gusubira inyuma ko naho hari urupfu n'urundi ibyo birakomeye turabigenza gute turahubwo abantu bameze nk'abasirikare imbere yacu abasirikare aha ubu rero buri wese ni ukugerageza gukiza amagara ye ngira ngo ndiyirukiye nawe urebe aho yerekeza wenda imana nidufasha tuzongera duhore wowe sibona turiya aba ni abasirikare kubw'amahirwe ngiye kwicwa n'isasu nimumbabarire we nimumbabarire nimunyice nimumbabarire nimundase we nimundase ni ukuri nimunyica uwo murageze wabo w'ubuzima aho wari wishe se nta bandi bantu uhasize bakeneye gutabara yewe ntabo nari mpishwe n'abantu njyenyine none se ko mudufitiye impuhwe muri bande nitwe basirikare b'inkotanyi wajyaga wumva mwebwe abantu b'inkotanyi kurwana na haduyi ariko tukanagerageza nyine gucengera ngo turebe ko hari ababa bagihumeka nyine kugira ngo bakize byaba ari byo aha rero usanga abandi twabashije kurokora ubundi turaza kubereka inzira zibajyana aho twafashe hose nta nterahamwe zihari ziza kutwica ubu muri aha kuva watugeze mu maboko rwose ntacyo kibaye kandi ushyitse umutima hamwe ubu se nanjye navuga nagera ibuntu ni ukuri murakoze mbese sinzi icyo navuga kuko ubu nje ndimo gucika urupfu abicanyi barimo baduhiga bamenyeho nije humura rero ntacyo kibaye nkurikira tugende harakazi murakoze ayiwe ibyo se kandi birimo kuyogayoga ni ibi none zaba ari za nkozi z'ibibi zamenye ko duhisha umuntu nazikizwa n'iki nizere ko zitarangaje imbere na kabutindi yo kanyago reka mfate umwuko wanjye maze hagire winjirira mu nzu ndamwereka mukecuru
se kunyabiza ntundeba murampondagurira ku rugenzi mwarayiyubakiye kurumva tuzarika akamutura dusobanura impamvu yisaba imana yagize igicibwa mu gihugu ngwiki niba utanabizi urebye nabi mwahwana umuhungu wanjye rwirangira se niwe mwita igicibwa ko ariwe tubana muri uru rugo mwabaye mutari habaye dote mubonye abandi mubamaze none mwadukiriye na bene wanyu agasutaza ari byo kuyobya uburari tuje hano tuzi neza uwo dushaka ko ari hano nyinshi nta soni mugahishura umwanzi ego mani ariko niba mushaka abanzi b'igihugu mwagiye ku rugamba ko ariyo bigusibanira mukareka kwica abaziranenge b'imana murimo kwica batabarwanyije abataturwanyije ni wowe ubizi ndakubwiye ngo soye umuhungu wasebuka ku mwishano we n'umuhungu wawe ngiki sundi reka ataje kukurwanira ubu se muri iki gicuku murumva atisinziriye mureke kumvugisha menshi ahubwo mugende nanjye nisubirire mu buriri noneho uzi ko tuvanga tutamujyanye iyo twashyize se ariko uzi ko kwa seburi koko hari izindi miliyoni 3 bari kuzadukonesha yego ye noneho yari kuzakona igihugu cyose gusa ariko iyo mubuze ubwenge nta nubwo mushyira mu gaciro ariko wari wagira ngo dufite umwanya wo gushyogoranya n'agakecuru nkawe ubwo se no kwitwaza ko wavuye mugenzi wacu va mu nzira se nyine twumwishakire hagira unyinjirira mu nzu mpite muvuma none ahamureba ngaha nitwaje umwuko wanjye ngaho barakubeshywe ntidukanywa n'ibibonetse byose mwinjire sha mwinjire mu mushakashaka ahantu hose no mwidara nimuhasige ndabizi bajya bihishamo ariko muratinyutse munyinjiriye mu nzu koko kandi icyo mushaka murakibona byose ni kabutindi yo kanyaga ubiteye none yihaye kwiheza ngo ntamenya ko ari we wohereje iki gitero hano habise mutamenera inkono ngo muri gushaka umuntu utagize icyo abatwara ko tutarimo kumubonera twasa mukecuru umuhungu wari hehe wari ni inyangarwanda rwose turimo gushakisha bishobora kuba ari biri ngwiki ndi hano ariko ndi hano niba ari njye nyangarwanda murimo gushakisha ndahari rwose mwikwigora kuko nta wundi muntu musangamo hano uburyo nyine uri inyangarwanda wowe njyewe urimo kwiha kurengera inyangarwanda nawe uri inyangarwanda urumva harya ngo romo karateka waduciye n'ibikuba ngo ntabagutinyuka uretse aho dushaka tumusange hano iwanyu maze urebe uko nawe tukugenza bamushenze tukire nakubwira iki reka mukorwa n'ikimwara ahubwo ekese numva aritwe twakwishuka duhisha abantu baciwe mu gihugu cyangwa kuba ntaza muri ibyo bitero byanyu nicyo gituma munkekera ubusa ubwo rero mwishinze y'ubusinzi bwa kabutindi cya gihe mugira ngo ibyo ababwira ni ukuri barabeshyiraho nimusubiza amerwe mu isaho turagesha ariko n'ibiciki ahangaha amaherezo tuzamenya aho mubitse kandi icyo gihe nitumugwaho nta bindi muzahwana urabyumva wabibonye ko twari twakwiteguye n'imbunda sha ntatubukarateka butampaye agaciro gusa iyo migambi yanyu bapfanye ubusa rero nimwikubura musubire iyo muturutse turagesha ariko rusibi aho ruzanyura baragiye bokanyagwa niko se uyu mwana w'umuhungu yahise yihindura imbeba ko ntaho batamushakiye nakoze ibishoboka byose ngo muhungishirize iriya hakurya kwa marume yego ariko byabaye iby'ubusa kuko twahuye n'abasirikari maze buri wese agenda akiza amagara ye niba rero ari mugwe mu maboko yande simbizi ayiwe wakoze ntiwabimbwira kuko sinari kukwemerera kuva hano za bariyeri numvishe ziri hirya y'ingiyi none se wagarutse mu nzu ryari nabaye nk'ugira rimwe hano n'icyo gitero kivuye aha ye maze mbareba ku jisho nca mu idirishya ryo mu cyumba cyanjye mpita njya ku buriri nkaho nta cyabaye imana yamurinze nizere ko ikomeza ubuzima bwe ndumva atakuveba kuba wahise nawe ukiza amagara yawe abyihanganire rwose ntabwo byari byoroshye wewe shakanze ba nabo winjiye igisirikare cyafite ubwoba humura rwose seshaho ntikanga seshaho wava mu mbejo ejo maze uyu munsi ukaba washize ubwoba ni ukubona niba sindabyumva ko nageze ahantu hahigwa bakware mbe mbayeho atari kumiriza abandi akurika niba igisirikare shaka nanjye nzihorera byanze bikunze iki nzihorera ndavuze ngo iryo risubiza urikuye urumva aho ndikuye muri siyasa yacu kirazira kikazirizwa kwica siviliyani
twahigwaga n'abasivili z'ubundi. Hano batwigisha kurengera ubuzima bw'umuntu utitaye ku nkomoko yako. None se shaka sura wambwiye ngo kuva ugeze hano wize gukunda igihugu cyawe nta vangura ugenderaho. Yewe nijye wabikubwiye. Erega no kuvangirwa binzamo nkavuga irije ko ibyo nabaye ariko ibyo nigishijwe bikomeyeho kandi nzabyubahiriza. Icyo tugomba guharanira bwa mbere ari nacyo cyatumye abana b'u Rwanda bafata imbunda bakayoboka y'urugamba ni ukurwanya mbere na mbere ubutegetsi bubi kuko ari bwo bukurura ibi byose. Aho turi kumwe abo batwica ngo kagashinyaguro batwicaga ubuyobozi burebera wagira ngo ntibunahari. Ikindi kandi tugomba guharanira no kugira igihugu kigendera ku mategeko aho buri wese yemerewe kugenda tubu. Tugomba kuba mu gihugu aho buri wese agera aho ashaka abigizezweho n'ubushobozi bwe atari imubagiriwe cyangwa ngo ye kutagera kubera ko yabujijwe uburyo. Reka nkubwire kwigi aho turi kumwe rwose. Ariko se kutambwiye umuntu wari umugerageza kugucikisha ninde ni muntu ki? Umusore nyine twiganaga mu yisumbuye iwawe bari batuye hakurya y'iwacu yitwa Rwirangira akagira mama witwa Nyirabahindi. Urabyumva rero ko akiriho abana b'abanyarwanda bashyira mu gaciro? Urabivuga urabizi. Abo rero nibo bakwiye kuranga u Rwanda rushya turwanira. Kwege najyaga nibaza impamvu y'urugamba rwashojwe n'ingabo z'inkotanyi sinumve neza impamvu yarwo ariko noneho namenye ko urugamba rwo kwibohoza rwari ngombwa kugira ngo abana b'u Rwanda bose bagire uburenganzira bumwe mu gihugu babe bene Kanyarwanda. Ubwo bari muri babandi bavuga ngo ni impunzi zirwanira gutahuka mu gihugu cyazo ndabyumva nawe cyane rwose. Ariko aho batangire kuduhiga bukwanya niho numvise ko buri hari bamwe mu banyarwanda bokamwe n'ivanguramo bumva ko aribo bagomba kugena kubaho cyangwa gupfa kwa bamwe mu bandi bana b'u Rwanda. Kutavuga se guheza abandi bana b'abanyarwanda hanze y'igihugu cyabo kandi bagifiteho uburenganzira nk'abandi bene Kanyarwanda bose. Ariko se uko tuzageraho twese twisanga mu gihugu cyacu nta n'umwe mu bana b'abanyarwanda ugenda yumva tuzabuzwa n'iki? Kwigira mfite inyota yo kuba mu gihugu sicyo turwanira se kandi turabikozaho imitwe y'intoki kuko haduye arimo gukinagira rwose agisohoka amatubisa ngo tucyubake bundi bushya ku buryo bubereye buri munyarwanda wese. Oya reka twiyubakira igihugu cya bene Kanyarwanda uko cyahoze kizira amacakubiri aho yabashingiye hose. Ntiwumva se none mvuge ko uyu munyarwanda nyawe turi kumwe reka tururwane intagara zibi buri wese aharanire ko umunyarwanda nyawe. Umva ndabona fande twari dutegereje aje reka tujye kuri foreni. Muri iki gice cya mbere cy'umukino bene Kanyarwanda wanditswe na Munyaneza Innocent mwumvisemo Kabutindi mwakiniwe na Niyitegeka Graciani, Kadende mwakiniwe na Ndabananiye Rwema Jean de la Croix, Mugabo mwakiniwe na Twagirayezu Evariste, Seburikoko mwakiniwe na Katarebe Jerome, Perpetua mwakiniwe na Nyirarukundo Beatrice, Uwamahoro mwakiniwe na Ingabire Mimi Marite, Rwirangira mwamukiniwe na Mukeshimana Musa, Nyirabahinde mwamukiniwe na Murizaboro Marie Antoinette, Matayo mwamukiniwe na Musaidizi Jean Dodier, Nyirabazungu mwamukiniwe na Gasibirege Antoinette, Kwigira mwamukiniwe na Habukubaho Hyacinthe, naho Burugumestre mwamukiniwe na Kagabo Jean Pierre. Umutoza w'abakinnyi ni Musaidizi Jean Dodier, uwafashe amajwi abakinnyi ni Habukubaho Hyacinthe. Nimugire ijoro ryiza.